Muy buenas noches a mwiriweho todos los que están reunidos mwebwe mwese con el misionero Miguel abateraniye Bermúdez Marín hari hamwe allá na en misiyoneri Ciudad Miguel Juárez, Bermúdez Marín Chihuahua, mu murwa México, wa Juarez en el Chihuahua lugar muri donde nos había Mexique, dicho que iba ahantu yari a yatubwiye pasar hoy en la yuko tarde, araza kunyura uyu munsi allá con el nimugoroba. reverendo José Hari Luis hamwe na Revera Jose Luis Salcido y todos los hermanos Sarcido allí, ndetse na bene data bose ba del lugar hariya, donde estuvimos viendo el sábado el ahantu twari video, turimo tureba ku isabato muri video, en donde ndetse están ari naho trabajando fuertemente barimo para bakora mu levantar buryo bukomeye cyane ese auditorio kubwo kubaka para la gloria iriya sare del nini Señor, yo para kubahisha alabar a umwami Dios ndetse yo gusingirizamo recibir de sus Imana bendiciones. no kwakiriramo imigisha yayo. Y Ndetse en todo lugar que dedicamos a ahantu Dios, hose tujya twegurira Imana, en todo auditorio, mu masari yose, ahantu bateranira, eso nos pone a iyo pensar tuhegurira Imana bituma en la dutekereza Nueva Jerusalén, kuri Yerusalemu nshya, en donde todo el tiempo aho habrá hantu luz, ibihe byose hazaba porque hari el Señor umucyo mismo uhaka, kuko umwami ubwe es ari el we que estará presente. uzaba uhibereye. Y Ndetse en el mensaje El futuro no mu hogar, butumwa bwitwa ngo el novio urugo celestial, rw'ahazaza rw'umukwe wo mu ijuru ndetse n'umugeni w'aha ku isi, nos dice el reverendo William Branham, Revera William Branham aratubwira ku rupapuro rwa 57 na 58, nos dice hay una aratubwira novia, ati ngo hari umugeni, ntabwo ari iduzeni y'amadini, ahubwo ni umugeni umwe watoranijwe mu isi yose kugira ngo para esto abe uwateganijwe los que kera, pueden reconocer su abo lugar babasha en el reino. kumenya umwanya wabo mu bwami. Ashushanyaho ibisoza n'akarongo kaganisha mu ibisoza aho ngaho, n'ibisekuru bishyira munsi. Urumva, El lugar abo ni ba bandi babasha kumenya umwanya wabo mu bwami. Ni ukuvuga ngo umubiri w'ibanga w'abizera, kuko ari itorero, ni ubwami bwe. en este trono se ve Kuri tan iyi alto ntebe, la nueva urumva, ciudad con sus fundamentos, ni hariya hejuru niho umurwa mushya uzubakwa, Yesu ibuye hay risoza. un nivel donde dice lugar en el Aho reino, ngaho avuga ngo ahantu ho mu bwami, la yandikaho segunda venida del Señor. ngo ukuza kwa kabiri Los k'umwami. apóstoles juzgando las 12 tribus, la pirámide de Abigishwa bazacira imiryango 12 imanza, ndetse piramide ya Enoke ntigeze ibaho igicucucu las pirámides ku manywa ahantu ariho hose. Urumva, está tan ni ya piramide iri hariya mu Misiri, y mu en buryo las bw'imiterere dimensiones de yayo. esta grande figura Urumva geométrica, uburyo ki kiriya gishushanyo gishushanyije, donde esté el sol, aho izuba ryaturuka ariho hose, ntabwo ryateza igicucucucu hariya hejuru ya y piramide. allí nunca Rero habrá noche. Está hablando de la hariya nueva ciudad. uko biri ni nako bizamera hariya, ntabwo hazigera haba ijoro. En la cima Aravuga del kuri uriya monte, murwa la mushya, linda con su gloria. hejuru kuri uriya musozi hazaba ubwiza bwe, ni umucyo w'ubwiza bwe uzamurika ari ibihe byose. Hariya ntabwo hazabaho ijoro. Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Ahora noten, Noneho mwumve neza, y'aya magambo rero, abacunguwe bazagendera mu mucyo. ahora vean, Nuko rero mwumve, en su primera venida fue mu kuza kwe kwa mbere yari ibuye rikomeza imfuruka, en su segunda venida es mu la kuza kwe piedra kwa kabiri no cortada de ni mano, rya buye ritarimbuwe n'ukuboko k'umuntu. Mu yandi magambo, urumva, ni ibuye la risoza, cual ari tendrá ryo la imagen rizakubita kirya de gishushanyo hierro y de barro cocido, kigizwe n'ibirenge by'ibyuma n'ibumba, maze los kikamenagurika. reinos de los gentiles, Ubwami bw'abanyamahanga buzamenagurika, aribwo bushushanwa na kiriya gishushanyo umwami Nebukadinezari yabonye. que esa tierra, esa Ndetse piedra havuga ko ririya buye ryaje guhinduka un gran monte que umusozi mugari toda cyane la tierra, wa ku isi yose. y Ndetse en kandi medio de la piedra angular, mu gisekuru cy'imbere rikomeza imfuruka, donde hemos aho ngaho subido, niho twazamutse, ahí aho nunca ntabwo habrá noche, hazigera haba ijoro, porque kubera yuko hemos subido twazamutse donde está tujya Dios, aho Imana iri, donde está la Chequina. ahari ubwiza bwa Shekina. Zakariya Capítulo 4, igice cya 4,
dice, haratubwira volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó marayika como un hombre twavuganaga agaruka despertado del hondi sueño. arankangura nk'uko umuntu akangurwa akava mu bitotsi arambaza tubonye iki ndamusubiza nti ndarebye mbona igitereko cy'itabaza cy'izabu cyose kandi mbonye n'urwabya rwacyo ruteretse hejuru yacyo mbona n'amatabaza 7 yo kuri cyo kandi ayo matabaza ari hejuru yacyo yose itabaza ryose ryari rifite imiheha 7 kandi impande zombi hari imyera 2 umwe wo muri wari iburyo urwabya undi ukaba ibumoso bwarwo ndongera mbaza marayika twavuganaga nti ibyo bisobanurira bite nyagasani marayika twavuganaga arambwira ati ibyo ntuzi icyo bisobanurwa ndabasubiza ni oya nyagasani aransubiza ati ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngira ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wanjye ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya azazana ibuye risumba ayandi barangurure bati nirihabwe umugisha ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho rite amaboko ya Zerubabeli niyo yashyizeho urufatiro rw'iyi nzu kandi amaboko ye niyo azayuzuza maze muzamenye yuko Uwiteka ari we Nyiringabo wabatumweho mbese hari uwahinyura imishinga kandi bazanezerwa babonye timazi mu ntoki za Zerubabeli kandi ibyo 7 nibyo maso y'Uwiteka acurangana mu isi yose ndongera ndamubaza ni iriya myerayo uko ari 2 umuri buryo bw'igitereko cy'amatabaza undi ukaba imoso bwacyo sobanurwa iti nongera kumubaza ubwa kabiri ari amashami y'imyerayo 2 ari impande zombi z'imibirikira y'izabu uko ari 2 akikamuramo amavuta asa n'izabu asobanurwa ate aransubiza ati ariya nusuka asobanurwa ndamusubiza nti oya nyagasani arambwira ati ariya mashami niyo bantu 2 bejeshejwe amavuta bahora bahagaze imbere y'umwami w'isi yose rero urumva ariya mavuta yikamura muri mubirikira w'izabu n'ibirya bitereko 2 by'amatabaza araba ngo bara ni abasigwa 2 bahora imbere kugaragara kw'Imana iminsi yose rero aho ngaho murumva ko uburyo ki imbere y'umwami ariho hari bari abasigwa 2 ndetse ariyo iriya myera 2 umwe ukaba iburyo undi ukaba ibumoso kandi rero binyuriye muri yo aho ngaho binyure muri bo aho niho hikamuramo arya mavuta kugira ngo buri tabaza ryatswe rero mwumve uburyo ki muri buri gisekuru haje intumwa nuko iratswa ndetse inamurikira kirya gisekuru maze haza kugera igihe ubwo reka tuvuge tuti ubwo urufunguzo rwafunze kugira ngo arya amavuta adakomeza kwikamura muri icyo gisekuru rero aho ni muri cya gihe haba harangiye urugero wenda niba ari itabaza risukwamo amavuta cyangwa se rijyamo umwuka gaze ndetse hari n'ubundi buryo hari n'ibindi bikoreshwa mu kwatsa umuriro rero mu gihe ayo mavuta agenda ashira cyangwa iyo gaze mubona uburyo ki noneho ururimi rw'umuriro rugenda rushira rero urugenda rushira reka tuvuge ngo ni cyagira urufunguzo rufunzwe rero urwo rurimi rw'umuriro rugenda ruzima rukagera rukazima iyo ntumwe igapfa akaza undi mucyo w'ikindi gisekuru ariko ahangaha ni umucyo w'umujyi umwe urumva ubu ni ubwiza bw'Imana kubera ko aravuga ngo umucyo we w'ubwiza uzaba hari ibihe byose
rero urumva urya cyangwa se binyuriye muri irya myera ibiri, aho ngaho niho hazatuma urwo rutambi rw'ibyo bisekuru rukomeza kwaka, kubera ko niwe ubasha gutanga uwo mucyo, niwe ubasha gutanga ayo mavuta kugira ngo urwo rutambi rukomeze rwakeho urwo rurimi rw'umuriro. urumva ni ufite umuriro, kuko ubwo ni ubwiza bwa shekina. rero mu kuba hari icyo gice mu rusengero rwo mu ijuru, icyo gice kikaba kigaragariza hagati y'itorero. mwumve, ni kimwe n'uko igisekuru cya nyuma ari igisekuru cy'ibikomeza imfuruka, kandi icyo gisekuru ntabwo kizigera kizima. umucyo ukirimo ntuzigera uzima, umucyo uzakomeza kwaka, uzakomeza kuba watse ibihe byose. ibyo rero bishushanya ndetse binatwereka ibizaba muri Yerusalemu nshya. aho ngaho ntabwo hazigera haba ijoro, kandi igisekuru cy'ibikomeza imfuruka ntabwo kizigera kibamo ijoro. iteka bizahora ari ku manywa, hazahora hari umunsi. mwumve ibyo akomeje atubwira. hariya ntabwo hazigera haba ijoro. hejuru y'umusozi ku gasongero ubwiza bwe nibwo buzahaka, ubwiza bwe nibwo buzaba umucyo aho ibihe byose. hejuru ashushanyaho ibisoza n'ibisekuru, noneho hejuru yandikaho ngo ahera hera cyane intebe, noneho munsi ashyiraho ngo igice cy'ahera. hariya ntabwo hazabaho ijoro. Kristo mu ibihe risoza. rero mu yandi magambo urumva ko abacunguwe bazagendera muri uwo mucyo. noneho reka turirimbe uyu mwanya, tuzagendera muri urya mucyo mwiza. hari ikintu muri twebwe gitakamba, twavuye mu rupfu tujya mu buzima. ashushanyaho ibisoza ndetse n'imicyo. rero ni kuri barya bategereje. urumva, icyo ni cyo gitekerezo, ibyo ni byo twiyumvamo. yandika ngo igitekerezo by'ukuri. rero ibi ni mwebwe se mwamwiteguye. uyu ni wo murwa Aburahamu yahoraga ashakisha. kuba yari umuhanuzi, yari azi ko uwo murwa uzaba uri ahantu hamwe runaka. bibiliya ni uko ibitubwira. yatereranye umurwa yabagamo. murebe neza aho yari ari, neza aho niho hazaba ari. yari arimo ashakisha umurwa wubatswe ndetse unahimbwa n'Imana. rero mu kuba umuhanuzi Yesu hamwe n'amaboko y'Imana yateguye umurwa w'Imana. yandika ngo imibiri ya Teofaniya, niwe mwubatsi mukuru w'Imana, ndetse ari kumwe n'abantu b'Imana bacungwe, abantu bateganyirijwe. abo ngabo nibo yagiye gutegurira. yandika ngo umugeni. Aburahamu yahoze awushakisha, ndetse kandi we abyemeza yuko hari ahandi hantu, kubera ko yashakishaga undi murwa wubatswe ndetse wakozwe n'Imana, wahimbwe n'Imana. mu kuba ari umuhanuzi yari azi ko hari ahantu hamwe runaka. Yohana yawubonye umanuka, ariko Aburahamu yatekereje yuko agomba kuzaba ari muri icyo gihugu icyo gihe. kubera iki? kubera ko yahuye na Melikisedeki, umwami waho, ndetse amuha kimwe mu icumi. utagira nyina, utagira itangiriro ry'ubuzima cyangwa iherezo ry'ubuzima. noneho mwumve impamvu Aburahamu yatekerezaga yuko agomba kuba hari ikindi gihugu muri kirya gihe. nuko yagaragariwe na Melikisedeki, umwami w'i Salemu. kandi ni muri kino gihe cya nyuma nibwo Melikisedeki, umwami w'i Salemu, ari hagati y'itorero. kandi rero kubera yuko ukugaragara kwa Melikisedeki harya agaragara Aburahamu, we yatekerezaga ko harya
hari urya murwa estaba wari en aquella ocasión. muri kirya gihe. O sea que debía estar Mu yandi magambo rero en esa ciudad. yagombaga kuba ari muri kiriya gihugu muri urya murwa. Los escogidos de Dios mwumve son intore z'Imana muri kino gihe cya nyuma como simientes de Abraham nk'urubyaro rwa Aburahamu al ver mu kuba babona Melikisedeki a Elohim con los ministerios de Moisés y hamwe n'ubukozi Elías bwa Mose ndetse na operando Eliya en este tiempo burimo bukorera muri kino gihe cya nyuma. sabrán Ibo bazamenya que pronto yuko esa nueva vuba tierra icyo del gihugu cuerpo gishya eterno y glorificado cy'imibiri y'iteka, será imibiri yaho una ubwiza, realidad kigiye pronto guhinduka ukuri en nuestras vuba vidas. mu buzima bwacu, Porque kubera yuko eso también uwo nawo uwo mubiri nawo uzaba ushushanya ciudad, la nueva urya murwa Jerusalén. mushya, Yerusalemu nshya. Él no tenía principio de vida, Ntabwo afite itangiro ry'ubuzima cyangwa se iherezo ryabwo. Aburahamu yaje guhura nawe maze agirana ubusabane nawe. Bari hahantu hamwe aho wa murwa uzavumbuka mu musozi wera, umusozi w'umwami uzaturwamo n'abacunguwe. Mbega muri icyo gihe ntabwo azagira igihe cyo guhagarara kwabyo. Turi mu gihe nyuma tuzajya mu gisekuru cy'iteka, ashushanyaho ibisoza, ashyira akarongo kagana mu ibisoza ndetse munsi ashyiraho ibisekuru. No ku rupapuro rwa 60 mwumve aho ngaho undi mugabane avuga ngo iyi si yose ahangaha aha tubaye, buri umwe wese yaba umukristo cyangwa umupagani afite insengero. Ese haba hari igihe mwigeze mutekereza kuri ibyo insengero? Ariko rero uyu ntafite na rumwe. Bibiliya iravuga iti harya nta rusengero rwari ruhari, ahubwo umwami Imana ndetse n'umwana w'intama niwe rusengero rwaho. Aho yandikaho ngo intare y'umuryango wa Yuda, umwana w'intama niwe uzaba ari umucyo wawe. Intare ni rwo rusengero, umwana w'intama niwe ntebe, umwana w'intama niwe buzima. Hejuru yandikaho aho hejuru yaho ngo intare niwe rusengero. Rero izi nsengero zose zifite ibibamo bisengwa, ariko muri uno murwa niwe uzaba uri igisengwa wenyine, azaba ari kumwe n'abantu be. Rero umwuka we niwe uzamurika aho ngaho, nk'uko Petero na Yohana na Yakobo bari hariya. Noneho umucyo ukwira umusozi wose, ijwi rivugiramo hariya ngo uyu niwe mwana wanjye nkunda. Ibyahishwe 21:3-4. ni ukuvuga ngo ni urusengero rw'Imana ruri kumwe n'abantu. Imana niyo izahinduka urusengero mu mugabo kugira ngo abantu bacungurirwe muri izo ngendo, muri izo nzira eshatu. Rero Imana igiye gucungura isi, ndetse kandi ku isi zahaba ari urusengero rwaho, hagati ibitekerezo byayo ku isi. Rero binyuriye muri we yaraguye, ariko rero yakomeje kuba ukomeza imbere, ndetse na Yesu yaje kuducungura hano mu isi mu kugwa. Yesu yaravuze ati nzabazura bundi bushya ku munsi w'imperuka. Murumva ni ukubera iki? Ni uko mwebwe muri abagize. Mwumve, nigeze kujya nganira n'umugore wanjye dutebya, arimo ambwira ko natakaje umusatsi wanjye. Ntabwo natakaje n'agasatsi na gatoya. Nuko arambasa ngo none siri hehe? Ndamubwira ni aho yahoze iri mbere niho iri. Aho nahoze na mbere ibiremwa byarimwe mu bitagaragara, aho yabiri ahariho hose irantegereje imisatsi yanjye. Uko niko biri, umunsi umwe nzajya aho iri. Iyi mibiri icika intege, ibabara, ishira, kubabara mu mavi, kubabara mu bitugu, kubabara mu muhogo, ibyo nta kibazo. Rero Miguel wihangayika bitewe n'umubabaro cyangwa se akababaro gatoya wagira mu ivi cyangwa se mu ivi runaka, ibyo ngibyo ni umubabaro w'akanya gatoya. Ntiwihangayika, vuba uzagira urya mubiri w'iteka wawe ubwiza wa gisore, kandi ntabwo hazakurwaho umubabaro w'ivi gusa, ahubwo aravuga ngo iminkanyari izazimira, byose bizabura. Rero uzagira urya mubiri w'iteka wawe ubwiza,
usa todos y cada uno n'uwa buri umwe wese muri twebwe mu ntore. ustedes y yo también. Buri umwe wese muri Usted mwebwe puede ndetse nanjye, enterrarlo en el mar, wowe ushobora pero la trompeta guhambwa conocerá su nombre. mu nyanja mu ndiba yayo, ariko impanda nivuga La trompeta. izina ryawe uzaryumva. Yandika ngo impanda ukuzuka. Tegereza gusa, umwe muri iyi minsi uzahindurwa. Njyewe ndi umwe mu bagize yasi yacunguwe. Wowe uri mu isi ariko ntabwo urebana nayo, nta na kimwe uhuriyeho nayo. Uri muri gahunda itandukanye, muri gahunda y'abacunguwe. Mwumve, urusengero rw'Imana ruri kumwe n'abantu. Y sigue hablando ahí. Rero aho ngaho akomeje avuga ibintu byinshi byiza, kandi Deseamos turifuza que pronto en ese lugar, yuko así vuba como el reverendo José hari Luis ahantu Salcido, hamwe na revera pronto se Jose levante y Luis termine ese Salcido, lugar. hari ahantu turifuza ko vuba harangira huzura, ndetse hakaba ahantu h'umugisha ukomeye, aho umucyo w'Imana Alumbre en ese uzakira lugar los corazones de todos los escogidos. hari ahantu mu Y mitima siga y'intore. preparándolo, Ndetse preparándolos kandi mukomeze para su mwitegure, transformación. dukomeze twitegure guhindurwa kwacu, kandi Conscientes tunazi de que nunca más yuko estaremos en tinieblas y en tutazigera oscuridad, tuba mu mwijima. porque siempre Ntabwo tuzigera tuba mu mwijima, estará kuko iteka bizahora ari ku manywa mu gisekuru cyacu, ndetse no muri dispensation yacu. Así que Nuko rero adelante sirviendo al Señor. mukomeze mukataza imbere mukorera umwami, Todos los kandi hermanos na bene data bose que se congregan allí, bateranira hariya, ndetse n'abo bose mu buryo runaka bifuza ndetse banashaka estar brazo a brazo con el kuba reverendo bakorana José Luis Salcido, ubwo lo kundi pueden na hacer revera Jose Luis para que Salcido juntos babikora, kugira ngo bose bafatanirije hamwe babashe kuzamura, babashe kubaka ari para ahantu la gloria kubwo y honra kubahisha del no Señor. guhesha ikuzo umwami. Que Dios les bendiga, Icyaba los Imana guarde, ikabamugisha kandi Imana continúen ibarinde. pasando Mukomeze mwese mugire una tarde o noche umugoroba cyangwa se ijoro llena de las bendiciones ryiza de Dios. risendereye imigisha Muchas y'Imana. gracias por esta Kandi oportunidad. ndashimira ku bw'aya mahirwe munyemereye yo kuboherereza iri jambo rigufi ry'intashyo, Y así maze bityo compartir unos momentitos sangira alrededor de la palabra. dusangira uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha, cyangwa Imana ikabaha umugisha, kandi Imana ibarinde mwese.